nk'uko mubizi Ubugesera ni hamwe mu hantu abatutsi batotejwe kuva kera, ndetse hanagaragaza uburyo leta yashyize imbaraga mu gutegura jenoside, kuko ni igice kimwe mu bice abatutsi batangiye kwicwa mbere ya 1994. Kuba ishuri Inirake ryafashe uyu mwanya rikaza kwibuka ku nshuro ya 27 jenoside yakorewe abatutsi, ariko rigahitamo kuza kwibukira mu karere ka Bugesera, ni ibintu bifite icyo bivuze kuri twebwe nk'abarokotse jenoside ndetse n'akarere muri rusange. Twibuka abacu tubaha icyubahiro aho baruhukiye, tubonaho n'umwanya wo gushima leta y'u Rwanda yakoze igikorwa nka kiriya gituma abacu bashyinguwe neza kandi tugira naho tubasura. Abakiri bato nk'abanyeshuri ni uburyo bwiza wo kubereka ibyabaye no kuzinukwa rwose icyatuma jenoside igaruka mu gihugu cyacu. Tuzirikana yuko imibereho myiza y'abacitse ku icumu ari inshingano y'umunyarwanda wese ufite icyo ashoboye wese akwiriye kubagoboka. Ntitwemere yuko umuntu warokotse ubukene bumuzahaza kandi ubufasha bushoboka. Twaje rero kuremerera umusaza nk'uko yabyivugiye, nta nka yari afite, igicaniro cyari cyarazimye nk'uko yabivugaga, none twamugabiye inka ituma akomeza kurera abana, urugo rwe rukazamo ubukungu. Ubwo twiringira yuko inka yaho yageze hari ibibazo bivaho, kandi tuzakomeza kumuba hafi. Niko tubigenza kugira ngo igikorwa cyacu kitaba imfabusa, kitageze ku ntego tuba dufite. Zamfasha kurera abana banjye, nta nka nari mfite, none igicaniro cyari cyarazimye, ariko noneho barakibyukije. Ubwo ni ukuvuga ko ni ibyishimo kuri njye cyane. Nishimye cyane ku buryo nageze aho nkumva mbuze icyo mvuga, kandi numvaga mfite byinshi. Inirake nyishimira cyane, ahubwo nyisabira ku Mana ngo izi mpuhwe yangiriye izazigirire n'abandi.